na ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Noneho hari igitero kimfasha cyane kivuga ngo ndetse n'umwana muto uziguze. Amen. Nuzuye amashimwe mu mutima wanjye mwabantu mwe kubw'imirimo n'ibitanga twabonaga Innocent atazakira. Sadonda we ntiyatinye no kuvuga ko ari nge najyanye umugore we. Ariko nta kibazo komeza umbwire ngo uteze yombi. Nya urabizi urumva. Yego. Nge nawe ndatekereza ko nibindi bitaraba. Cyabyo bizabera. Cyane rwose. Icyambere mukuru wanjye yarakize. Amena. Ashari ku ishuri. Amena. Yatangiye no kwiga. Amena. Noneho ikindi nago naguma hano penya ndamugusigiye pe yarakize ariko ndamugusigiye komeza umenyereze. Sinzi uburyo nabivugamo. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri murabiranye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igisho bajya Rwanda bakasika mutondo za sana migoroba samatera gakeka cyangwa sambundi cyo kuri Manzi na TV irebere byinshi byiza twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza nakwinginga ngusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye zisi maze iminsi mwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunze n'itakunze menye ndongera iki cyangwa se ndagabanya kireka ntangire mpereza ikaza abakunzi bacu bari ku migabane igiye itandukanye bari muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia ibihugu by'ubuturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'ahandi ndetse namwe muri imbere mu gihugu ntago twabarenza ijisho ngo tubibagirwe reka mpereze ikaza abantu badukurikiranye bari mu majyepfo amajyaruguru burengerazuba burasirazuba ndetse n'abari hano mu mujyi wa Kigali reka mbabwire ko muri abantu b'inshuti zacu kandi urukundo mugenda mutugaragariza umunsi ku munsi reka mbabwire ko tutazahwema kurwitaho ndetse no kurusigasira kugira ngo tukomeze kugendana mu mujya nyawe reka ntagira nkubwira ko uriho kubw'impamvu ibibazo byose waba uri gucamo ingorane zose waba uri gucamo wowe urwaje wowe urwaye wowe ufunzwe wowe wabuze ibyo kurya wowe waburaye uriho kubw'impamvu kandi Imana ikwitayeho icyo usabwa no kuyubaha ukayubahisha ubundi ikikorera imirimo n'ibitangaza umunsi wa none rero Jackie arampamagaye kuri telefone ati aranshaka ndamubwira ati Jackie nge ntago ndi mu rugo ati hangane basi zumpereza iminota 5 nkubwira icyo ngushakira ndavuga ati so reka nze numva icyo ambwira mpagazangaha ndumva iki kintu ndi bucyumve nicaye uko buryo yamamagayemo ntago busanzwe kabisa nyuma y'amashimwe dufite mu mitima yacu namwe ubwanyu mwabonye niyo mpamvu numva nshima Imana muri nge niyo mpamvu numva ntuje Innocent yarakize izina ry'Imana rihabwa icyubahiro aho urishima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yakoze ndagira ngo niyo mpamvu nkubwiye ngo you are here for reason wowe bwawe uriho kubw'impamvu ibyo twabonaga ko bidashoboka Imana yabigenje neza biraba Imana ifata ibyari imisozi ikabihindura amataba ibyari amataba yabihindura imisozi nta kibazo Imana kijya kiyinanira itumbere uyisenge uyizere David yabonye ngo bimurenze imirimo n'ibitangaza Imana yakoraga ngo ibona bimurenze araririmba ngo Mana uriya ava ngo Mana uriya Mana uriya Mana uriya Mana uriya uriya Mana yanjye uriya kandi nkubwire ngo Farawo ukuri inyuma n'amagare n'amafarashi Imana imutsinze mu nyanja mu izina rya Yesu Kristo cyane pe amena Jackie bimeze biti Ni sawa? Urakeye umeze neza? Yego. Kumbona se wambaye nk'umuntu ufite ahantu agiye ugiye.
njye wampamagaye musanze hano ku muhanda uvuye mu rugo turatuye hariya hirya niho yabaga wampamagaye urambwira ngo inzu mbwire bimeze biti urebye ni sawa cyane bigomba kuba sawa kubera ko biri gukunda Imana iri kwikorera bere gukunda ahubwo cyangwa byakunze byanakunze cyane hari umuhanzi waririmbye ngo nta ntambara yantera ubwoba nta ntambara yantera ubwoba iyo arinze Daniel zandinda nta ntambara yantera ubwoba nta ntambara ya tujyane seriko nta ntambara yantera ubwoba nta ntambara yantera ubwoba iyo arinze Innocent zandinda nanjye nta ntambara yantera ubwoba Skoma ego man njye nabaye mu byo ngenda zizi ego niko we ngenda bizi hari indi ndirimbo iba mu gitabo ivuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana noneho hari igitero kiya kimfasha cyane kivuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntago azagira ubwoba azafashwa no gusenga amen nuzuye amashimwe mu mutima wanjye mw'abantu mwe kubw'imirimo n'ibitanga twabonaga Innocent atazakira tukabona ibintu byose ni imiguruko Jari karabuze asharabuze Innocent ararwaye Sadunda kubisa umugore we nkibaza ibintu bizarangira bite ego ariko Imana y'ubwayo irabikoze kandi bikoze neza Imana ntigipfa gusinzira sheri nibibaho ari ndi kandi bakavuga ntiyaryama twashira ntiyaryama twashira Satani yagambiriye kera kuzamaraho ubwoko bw'Imana ariko dufite umurinzi komeye cyane ntajya asinzira Yesu mwami w'abami bose uzi indirimbo zose yewe mbona ute so nakari gaciho na amashimwe ubiganiro byose ngiye kujya nkora na amashimwe akomeye cyane dutangira dushima Imana duhimbaza kuko Imana yakoze ibikomeye byo twabonaga ko twebwe bitashoboka Imana yagize ute yarabikoze cyane none ngo bimeze bite kumamagaye ati wamamagaye ndabanza making ashwa neza ndavuga ati umuntu umamagaye gutya Innocent nta kindi kibazo agize Innocent ameze neza none ngo bimeze bite rero nya karame bye byo ngibyo ushaka undubibi iyo nkuru ushaka unduyibwira shanya reka nkubwire urambwira iki nyine umva nkubwire oya ndakumva abizi uri umushuti wanjye ntacyo utakoze ku muryango wanjye ubundi nkawe uri nka musaza wanjye nanabyakiriye cyane niyo mpamvu rero abenshi nubwo bambona bakavuga ngo nyashya bafite ikintu akubaye kuri Innocent nawe nura murumuna we Sadunda we ntiyatinye no kuvuga ko ari njye najyanye umugore we ariko nta kibazo komeza umbwire ngo uteze yombi nya urabizi urumva ego njye nawe cyangwa njye n'umuryango wacu nyine twaciye muri byinshi cyane binagoye nawe urimo urumva ego nya nasabaga Imana ngo izamfashe bicemo ako ndashima ko byose byo twayisabaga byabaye ndatekereza ko n'ibindi bitaraba cyabyo bizabera cyane rwose icyambere mukuru wanjye yarakize amena Asha ari ku ishuri amena yatangiye no kwiga amena noneho ikindi ndakeka nya yakubwije ijambo ariko nubabare ntabwo ndi bubabare pe I promise ntabwo ndi bubabare yangiye gusubira muri Kongo niyo mpamvu naguhamagaye
ntabwo nari kugenda naguseze urabizi ntacyo tutakoranye nta kintu tutaciyemo. Ugiye gusubira muri Congo? Yego. Sure. Yego. Nta kundi. Gusa warakoze mana. Nawe warakoze. Basi uyu ugenda utambwiye kugiye kugenda. Byari kushavuza umutima wanjye cyane. Mpamvu nanjye natekereje kugira ngo abantu bose bazi ibyo twaciyemo njye nawe umuryango wacu, niyo mpamvu rero nashaka ngo nanabasezere nyiza barabibonye uke mbasezere nawe turi kumwe nabo mbasezere. Yego babone ko ngiye kandi barakoze nta kintu batankoreye pe. Kandi abashimiye cyane nta kintu mutankoreye pe, ku muryango wanjye nta kintu mutankoreye, mwarakoze. Ufashe umwanzuro wo gusubira muri Congo? Okay, ntabwo navuga ngo uzakumira ahangaha ariko nagira n'impungenge, sibyo? Yego. Wenda Innocent arakize ariko ntabwo tuzi ngo nyuma hari iki, sibyo? Ese ubona iki gihe ari cyo gihe cyiza cyo kugenda wenda ukamusiga? Ese urabona wenda atarakigukeneye cyane? Nya Karama pe ni amaraso yanjye ndabizi pe. Yanda cyane biranumvikana. Rero murabizi naje nje nyine kugira ngo bino bibazo mbihandoringe nyine. Murabizi nari mfite akazi. Rero nabo babikurikiranaga, rero byari ngombwa ko nsubirayo. Ntago naguma hano pe ndamugusigiye pe yarakize ariko ndamugusigiye ukomeze umenyereze. Sinzi uburyo nabivugamo, sinzi ngo nanabyita iki, gusa habaho kubonana abantu hakabaho no gutandukana. Gusa nawe ndagushimiye, wabaye umukobwa ufite umutima ukomeye, wabaye umukobwa uzi icyo ashaka. Ntabwo watereranye muri umuna wawe nako mukuru wawe, ntabwo watutereranye tukomera, sibyo? Ntabwo watereranye umwuzukuru wanyu, sibyo? Ibyo nyine Imana izabiguhera umugisha kandi izabiguhembera, sibyo? Yego. Wowe genda, gusa amasengesho umuhate wawe uzakomeze bire kuri famille yawe. Hari icyo nakibaza, ese ukimara kubwira famille yawe kugiye kugenda ugiye kuva hano mu Rwanda, urabona hano Innocent asigaye naho nta kwizera ngo hari security ihagije afite, urumva? Wowe bwa famille yawe yabikwemerera kubwira ngo genda, cyangwa wabyitekerereje wowe bwa ku giti cyawe? Nyabyo yabigoranye, bakomeje nyine kumatiriza ngo mutegera azamuke, ariko uko nabibonaga mukuru wanjye ntabwo yashaka kuzamuka, ariko kubera ko nakomeje kumubwira ngo basi ajye gusura Asha, arambwira ati okay nta ribi nzazamuka njyeyo. Uko bimeze biragoye. Famille yawe se yabivuzeho iki? Bana byanze n'ubu ngubu nuko mfunze umwuka ndavuga se nanone ndagumana na mukuru wanjye akazi biragenda gute? Rero nawe ni mukuru, icyambere yarakize, sibyo? Yego. Kandi n'Imana iri kumwe nawe, simusize wenyine, sibyo? Namusigiye telefone, musigiye nomero zo mu rugo, hareza atagiraga ubwo yabahamagara bakamuheza ati kazamuka akajya kureba Asha ko na Asha aramukumbuye, nasize mbimubwiye. Sha nyine nuko bimeze pe. Birababaje ariko nta kundi byagenda, ugomba kugenda nawe ukajya gukurikirana ibyo wakoraga. Yego. Gusa urukundo ufite famille yawe uzaruhorane kandi uzakomeze no kumenya amakuru umunsi ku munsi ukuntu bimeze, sibyo? Yego. Ntacyo narenza kuri ibi. Nishimye kandi ndanababaye, mbuze mu nshuti nyine kuko ariko ntago nkubuze kubw'umutima, benda nkubuze kubw'umubiri, sibyo? Genda ukora ibyo ukora, ariko mbere na mbere famille yawe ndetse n'Imana. Kandi nawe ndagushimiye mu byo twacanyemo byose. Yego. Imana ikomeze gushyigikire. Namwe kandi musigara amahoro.
sezera ku bakunzi bacu abagukundaga abagiraga bate banagusengera basi ugereho n'amahoro. Biragoye bakunzi banjye pe biragoye ako nakundi kuko nanone kwicara umuntu adafite akazi babigoye cyane. Rero nabashimiraga mwarakoze kumba hafi bwambere mwaransengeye njya muri Uganda ngaruka amahoro n'ubu ndabasabye mungire ku mavi munsenge kandi mwarakoze kudusengera n'umuryango wacu mukuru wanjye arakira asha turamubona nyine mwabonye ubuzima twanyuzemo byose yaba bitaba amasengesho yanyu shana twakwigezaho pe ariko Imana nayo bibibona ndabasabye rero nciye bugufi mumfashe munsengere ngire amahoro aho ngiye ego nicyo kintu nabasaba kandi muzasigara amahoro namwe murakoze. So mwabantu mwe Jackie aragiye mu musengere kandi mukomeze gusengera na famiye yiwe byose tubinyuranemo nkuko twabyiyemeje. Imana ibampera umugisha baye.